Live to Inspire hamwe na Jesus Entertainment. Umunsi umwe ubwato bw'urugendo bwarasenyutse ubwo bwari buri mu nyanja kubera ikibazo cy'umuyaga. Hanyuma abagabo babiri mu bari muri ubwo bwato nibo bari bashoboye koga bakaba bagera ku karwa gato kari hafi aho, ariko nanone kameze nk'ubutayu. Ikirenze ibyo kandi ni uko abo bagabo babiri bari barokotse bari basanzwe ari n'inshuti magara. Mu by'ukuri ntibari bazi ikindi bashobora kuba bakora muri ako kanya, maze bemeranya ko nta bundi buryo bafite uretse gusenga Imana. Icyakora kugira ngo bamenye usenga isengesho rikomeye ku Mana, bemeranyije kwigabanyamo kabiri, buri wese akajya ku ruhande rwe, ariko bose bakaguma hafi y'inyanja. Hanyuma ikintu cya mbere umwe muri bo yasengeye ni ukubona ibiryo. Bidatinze umunsi wakurikiyeho, wa mugabo wari yasengeye kubona ibiryo yarabyutse maze abona igiti cy'imbuto cyeze kiri iruhande rwe, bityo ababonye ikimutunga. Naho undi wa kabiri w'igice yari arimo cyagumye kuba nk'uko cyari kimeze. Nyuma y'icyumweru wa mugabo wa mbere yaje kwicwa n'irungu, hanyuma afata umwanzuro wo gusenga ku Mana ayisaba umugore. Nuko umunsi ukurikiyeho nabwo haje kuba ikibazo nk'icyababayeho cyo kwangirika k'ubwato, maze arokoka umugore wenyine mu bari muri ubwo bwato, ariwe washoboye koga mpaka ageze mu gace wa mugabo yari arimo. Naho kuri umwe wa kabiri aguma kwa kundi nta cyahindutse kuri we. Nuko hashize iminsi wa mugabo arongera asenga asaba inzu, imyenda ndetse n'ibindi biryo. Nuko umunsi ukurikiyeho mu buryo bumeze nk'igitangaza, ibyo yasabye byose arabibona. Nyamara mugenzi we kugeza n'ubwo aguma uko yari ameze, nta kintu na kimwe afite ndetse nta na kimwe cyahindutse mu gace yari aherereyemo. Hanyuma wa mugabo arongera asenga Imana asaba ubwato bwamufasha kuba we n'umugore we babona uko bava aho ngaho. Nuko mu gitondo cya karabyutse abona ubwato buparitse hafi yiwe. Hanyuma umugabo niko kwinjira ubwato hamwe n'umugore we, maze ahitamo gusiga mugenzi we ku kirwa kuko yumvaga mugenzi we adakwiriye guhabwa imigisha y'Imana mu gihe nta sengesho rye na rimwe ryasubijwe. Hanyuma mu gihe ubwato bwari bugiye guhaguruka, uwo mugabo yaje kumva ijwi rituruka mu ijuru rigira riti, ni ukubera icyo usiga mugenzi wawe ku kirwa? Hanyuma umugabo ararisubiza ati, imigisha yanjye ni iyanjye gusa mu gihe ari njye wayisengeye. Amasengesho ye yose ntabwo yasubijwe, bityo rero nta na kimwe akwiriye. Nuko ijwi ryongera kumusubiza ari mu cyaha riti, uribeshya, yari afite isengesho rimwe ryonyine ari ryo nasubije. Iyo bitaba ibyo nta na kimwe mu byo wasengeye uba warabonye. Hanyuma umugabo niko kubaza iryo jwi ati, mbwira, ni iki yaba yarasengeye ku buryo naba muri mideni? Rya jwi riramusubiza riti, yasenze asaba ko amasengesho yawe yose yasubizwa. Inshuti bavandimwe, iyo urebye mu buzima bwawe bwose, jya uha agaciro inshuti zawe, umuryango wawe, ndetse kandi mbere yo kwisengera jya usengera inshuti zawe, usengera umuryango wawe, ntuzigere usiga abo ukunda inyuma. Iyi ni Jesus Entertainment, ikiganiro ni Live to Inspire. Nakagaruka musaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Ikindi kandi nimba kunze iki kiganiro, wakora share ku inshuti zawe nazo zikaryoherwa.